wongere ibintu byose wapanze gukora, wongere ubikore by this time uri kumwe na Yesu. Iyi nshuro ubikorane na Yesu. Ubwa mbere wabikoze adahari, ariko noneho ubwo ahari mu buzima bwawe, ubwo umuzi, wongere ubigerageze ariko uri kumwe na Yesu. Uyu munsi rekera guhereza Yesu impamvu zikubuza kumukurikira. Rekera kumuhereza impamvu zituma utamwumva. Rekera kumuhereza impamvu zituma urangaye. Rekera kumuhereza impamvu zituma ubaho uko ushaka. Wabikoraga adahari, ariko ubwo ahari, ubwo umuzi, bikore. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uzi icyiza ntagikore kimubera icyaha. Ni ukuvuga ngo mu gihe uzi ikintu cyiza cyo gukora ntugikore, nta nubwo gihinduka ikosa, gihinduka icyaha imbere y'Imana. Ikaze kuri Gospel TV, amazina yanjye ni Ali Boss. Bahaye ikaze mu kiganiro cya Faith Unfiltered podcast ica hano ku muyoboro wa YouTube wa Gospel TV Africa, aho tuganira kuri faith na filters. Uyu munsi najya mbaganirize ku ijambo ry'Imana rigendanye nuko dutangiye ukwezi gushyashya. Haba ibintu byinshi. Gutangira ukwezi buriya ni kimwe no gutangira umunsi, gutangira icyumweru, ni ibintu umuntu yakwiye kujyamo yabanje kubyitegura, atari kuvuga ngo urabyutse just another day. Kuko buriya iyo umunsi utangiye, iyo wowe utawuteguye ngo ukomandinge uko ugenda, Satani arabigukorera. Ni byiza ko tuba maso, ni byiza ko dukomeza kugendana n'Imana kugira ngo tutagwa. Hari umurongo dukunda kwifashisha hano ku rubuga rwacu uvuga ngo uboneka mu Migani 8 umurongo wa 17, uravuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Nibyo, Imana ikunda abayikunda kandi abayishakana umwete barayibona, kubera ko Imana ari Imana ibika isezerano. Ni Imana muri record zose zibaho ku isi, haba mu buryo bwose cy'abantu yavugishije, nta muntu wabasha guprovinga ko Imana itanga isezerano ikaryica. Ikintu Imana ivuze kirasohora. Iyo ivuze rero ngo nkunda abankunda, nibyo ibikunda abayikunda. Gerageza kuba mu mubare w'abantu bakunda Imana kugira nawe igukunde, ubashe kubona ubuntu bwayo nk'umuntu ikunda. Kandi ikindi, nuyishakana umwete uzayibona. Reka uku kwezi gushyashya dutangiye kukubera igihe cyiza cyo gushakana Imana umwete, uyikunde, uyishake buri munsi mu bintu byose ukora, ubane nayo, ugendane nayo, uyiyambaze, uyibwire ati nujya gutangira umunsi mushyashya, nutangira icyumweru gishyashya, wibwire ati Imana, sinshaka kugenda tutari kumwe. Ndashaka ko utera intambwe ya mbere nkagukurikira. Ndashaka ko tuza kwifashisha inkuru iboneka mu gitabo cya Luka igice cya 5. Muri Luka igice cya 5 harimo inkuru ya Yesu arobesha ifi nyinshi. Niko umutwe muri Bibiliya y'Ikinyarwanda uvuga, ariko ubundi situation kuntu yari imeze, abigishwa ba Yesu yari atarabatoranya ba Petero, bari baraye baroba babuza amafi. None arabyuka. Kadere ku murongo wa mbere dusoma muri Luka igice cya 5. Handitse ngo Yesu yari ahagaze mu kibaya cy'inyanja ya Genesareti, nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo. Yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho gato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. Simoni Petero abibone atyo, yikubita imbere ya Yesu ati, vaho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Iyi nkuru, ba Simoni uwo twita Petero bari bataratoranywa nk'abigishwa ba Yesu. Bari baraye baroba mu by'ukuri, bifuza umusaruro nk'abarobyi bose, ariko nta kintu kimwe bagezeho ijoro ryose. Bari bageze bacika imbaraga, bari bagiye no ku ruhande bari kumesa inshundura. Yesu aza ari kwigisha ijambo ry'Imana ari kumwe n'abantu, asaba ko yahagarara mu bwato kugira abashe kubabwira ari benshi bari ku nkombe. Amaze kwigisha ijambo ry'Imana, abwira ba barobyi bari baraye ijoro ryose bakora, ba bandi bari baraye ijoro ryose bakora, nta kintu kimwe babonye. Arababwira ngo mujugunye inshundura zanyu murobe. Birumvikana, ugiye kureba mu buzima busanzwe, hari ibintu byinshi wahita umusubiza wowe uramutse uri uwo murobyi, cyane ko yari umuntu batazi, yari umuntu babonye bwa mbere. Aza ameze nk'uri kubigisha akazi gasa nkaho kanabagoye uwo munsi, bageze umunsi muremure kandi utari mwiza. Hari abantu benshi bashaka kutabavuga ati se
uyu muntu ni ibiki ari kuvuga, ko atari umurobyi. Arabizi se ko twamaze amasaha angahe dushaka ifi tukazibura. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu amera gutya. Hari ibintu byinshi umenyereye mu buzima bwawe ku buryo Yesu iyo akubwiye ikintu ukora, wowe nawe umusubiza igisubizo aho kumvira. Ugasanga akubwiye ati gira gutya, ukamugongesha ati ariko nyamara nubwo umbwira ngire gutya, ubuzima bwanjye mbayemo ntabwo ubuzi. Uramutse uburimo nawe wabyumva, ntabwo ufite experience nk'iyanjye. Njye naciye mu bintu, reba ibingerageza ni ibi, ibindwanya ni ibi, n'ibirandemereye. Ntabwo namera nk'akanaka ugendana n'Imana cyangwa ukijijwe kubera ko ubuzima bwe buroroshye kurusha ubwanjye. Urumva ni comparison gato yoroshye. Ndi kugenda mbihuza kugira ngo turusheho kuganira kuri iyi nkuru tunabihuza n'ubuzima bwacu. Ariko mu by'ukuri Petero w'icyo yakoze yaravuze ngo kubera ko ubimbwiye. Yaravuze ati twakoze nta kintu twageze, ariko kubera ko ubimbwiye reka nongere. Ari nayo nama uyu munsi nshaka kukugira nanjye niyibutsa ngo uku kwezi gushyashya dutangiye, wongere ibintu byose wakoze bitagenze neza, wongere ibintu byose wapanze gukora, wongere ubikore by this time uri kumwe na Yesu. Iyi nshuro ubikorane na Yesu. Ubwa mbere wabikoze adahari, ariko noneho ubwo ahari mu buzima bwawe, ubwo umuzi, wongere ubigerageze ariko uri kumwe na Yesu. Ba Petero bari bagerageje kuroba Yesu adahari, ariko Yesu agarutse na obedience ya Petero yo kuvuga ati ubwo ari wowe bivuze reka nongere, byatumye babona umusaruro watumye amato yuzura yenda no kugwa hasi. Amato abiri mu gihe bari baraye ijoro ryose nta fi n'imwe bafashe. Uyu munsi rekera guhereza Yesu impamvu zikubuza kumukurikira. Rekera kumuhereza impamvu zituma utamwumva. Rekera kumuhereza impamvu zituma urangaye. Rekera kumuhereza impamvu zituma ubaho uko ushaka. Ngo njyewe ntabwo nareka ngo kunywa inzoga ngo all of a sudden kubera ko narazimenyereye cyane, bisaba gake gake. Ugiye ngo ntabwo nareka itabi, bisaba gake gake. Ngo urumva ngo ingeso yafashe umuntu ngo ntabwo ihita ipfa umunsi umwe, ugashaka kubijustifying. Ahubwo try it with Jesus. Wabikoraga adahari, ariko ubwo ahari, ubwo umuzi bikore. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uzi icyiza ntagikore kimubera icyaha. Navuga ngo mu gihe uzi ikintu cyiza cyo gukora ntugikore, nta nubwo gihinduka ikosa, gihinduka icyaha imbere y'Imana. Kuko wirengagije ikintu uzi, wirengagije ikintu wakwiye gukora, wirengagije ikintu Imana igusaba gukora kubera ibyifuzo by'umubiri wawe, kubera ibyifuzo byawe, wanga kumvira Imana. Ni icyaha. Petero yaravuze ngo ubwo ari wowe ubivuze reka nongere. Nawe uyu munsi ubwire Yesu ngo ubwo ari wowe ubivuze reka nongere. Cya kintu akubwira gukora, not necessarily addiction. Ushobora kuba na addiction nimwe ufite aka kanya uhanganya nayo, ariko hakaba ari ibintu bikubuza kumvira Imana. Wajya ahantu, wajya gukora ikintu cyiza ukatuvuga ati ukiha impamvu. Iyo mpamvu yireka uyu munsi. Wigendera ku bwenge bwawe ngo urebe, ngo urebye ngo statistically ngo ibintu ngo it's not falling into my favor. Uyireba ngo ibiki ngo urumva ngo ibintu by'Imana ngo biri ukwabyo, ngo ibintu biri spiritual ngo nukabihuze n'isi y'uyu munsi. Hari abantu bagira icyo gisubizo ngo nugahuza ibintu biri spiritual ngo naka kanya. Ngo ibyo bintu ngo byo mu mwuka ujye birekera mu mwuka, ngo man ngo ubuzima ngo life is real. Iyo mpamvu ntabwo ifatika. Kereka ushaka kuvuga ngo ubushobozi bw'Imana buri limited, hari ahantu butagera, ahantu budakora, ahantu budashoboka. Ariko niba Imana ibayira ahantu hose, n'ibintu byose ukora biri kukureba, burya niyo uri gucumura biri kukureba, uyitera agahinda. Ariko iyo uyigarukira kwakira ko iba ifite icyizere cy'uko umunsi umwe uzumva ugahinduka. Reka ukwezi kukubera ukwezi kwiza ko gutangira ubuzima bushyashya n'Imana. Reka uku kwezi gutandukane n'amezi yose yabanje. Ntabwo nzi imyaka umaze ku isi, ariko umaze igihe kinini. Wagiriwe inama kenshi, waciye mu bintu byinshi, ariko uyu munsi fata umwanzuro nk'umuntu uzi ubwenge, nk'umuntu uzi ikintu ashaka, nk'umuntu wikunda ubuzima bwe yifuza ko bumera neza kurusha uko bumeze. Ongera uhitemo Imana, ongera wumve Imana, ongera ugerageze bya bintu byose hamwe n'Imana. Hari imishinga wakoze ntiyagenda neza, ariko wayikoze wiringiye ubwenge bwawe cyane ahanini. Ongera ugerageze hamwe na Yesu. Hari ibyifuzo washyize imbere y'Imana, ariko uza uyobowe n'ibyifuzo gusa, utari kumva neza uwusaba. Ongera utekereze neza ko uwusaba ari we waguha ibyo bintu. Ongera utekereze neza ko uwusaba ari umubyeyi ugukunda. Ongera wibuke kwicuza ibyaha byawe. Ongera umenye gusabana n'Imana. Ongera umenye kumenya gutanga umwanya wawe ku Mana. Imana wiyihereza umwanya wawe ugusagutse, ahubwo Imana ibe ifata umwanya wa mbere. Ntabwo bisaba umwanya munini, ntabwo bisaba umunsi wawe wose,
ariko ushobora kubyuka mbere yo kugira ibindi bintu ukora ukabanza ugafata umunsi wawe ukawuragiza Imana, wa mwanya wawe ubanza ukawuhereza Imana, ko Imana nuyigira priorite mu buzima bwawe ikaba iyibanze mu buzima bwawe, ibintu byose bizajya bishingira kuri wa muzi wateye mbere yuko utangira umunsi wawe. Tangira ku kwezi nabwo utera umunsi w'ukwezi kose, utera umunsi uzakurangizanya uyu mwaka. Imana niyo idufasha buri munsi n'undi kwigana, twe dushobora kubikunda, dushobora kubihitamo, ariko bikagora kubera ibigeragezo n'ibiturangaza byinshi ku isi. Umwanzi kandi nawe ahora akora, umwanzi ntabwo aba yicaye. Burya wowe niyo uryamye utari maso, we ntabwo ajya amera nk'uko nguko kwawe, ahora gushaka uburyo yakubikira, uburyo yagutungura. Komeza wiragize Imana, komeza umenye kubana n'Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ibintu byose ukora ujye umakinga sure ko bisa neza mu maso y'Imana, ujye umakinga sure neza ko bihuye n'ijambo ryayo. Hari ibintu yakubwiye, hari ibintu byose urabizi. Niyo waba udasoma Bibiliya, akenshi barabigusomeye, akenshi wabyumvisha ahantu henshi utambuka. Hari ukuntu uzi Imana ivuga. Imana uyu munsi irashaka kongera kujyana umubano mwiza nawe, irashaka kugendana nawe muri byose, irashaka kubana nawe mu bintu byose, kandi yiteguye kugufasha no kugirira neza. Kuko yaravuze ngo imigambi dufiteho niyo kutugirira neza, niyo kuduha ejo heza hazaza, ntabwo ari iyo kutugirira nabi. Imigambi y'Imana ku buzima bwacu ni myiza. Komeza wizere Imana, uyihereze ibyawe byose, nawe ubwawe uyishyire mu maboko y'Imana ikurinde. Ibyawe byose ubishyire mu maboko y'Imana ibirinde kandi ibihe umugisha. Ikintu kiri mu maboko y'Imana cyushyira ahantu heza. Ubutunzi bwawe bariho ubushira, ubuzima bwawe aba ariho ubushira, umuryango wawe ariho ubushira, projet zawe, akazi kawe, ibintu byose ubishyire mu maboko y'Imana. Kuko ikintu kize mu maboko y'Imana nukitegereza ukakireba, uzasanga gifitemo ukuboko kw'Imana. Uzabona ko ukuboko kw'Imana hahandi wagishize, uzareba ubonemo ukuboko kw'Imana muri cya kintu. Imana ikomeze tuyobore, iduhe umwuka wayo, ko umwuka wayo ari uduhereza, ari utubera umujyanama, akaduhereza ubwenge, akaduhereza ubushobozi bwo kubasha guhitamo neza, akomeze agendane natwe. Twe icyo tugiye gukora ni ukugerageza gusukura ubuzima bwacu, ibyirukana mwuka w'Imana, kuko mwuka w'Imana ataba ahantu handuye. Ibimwirukana tugiye kugerageza tubirwanye. Ukwezi gutangiye kuba igihe cyo gusenga, kiba igihe cyo guhinduka, kiba igihe cyo kumenya guhereza Imana umwanya, maze ibishuko bya Satani Umwami abashe kubidukiza. Reka dusengane hamwe twiragiza Imana, kandi wibuke ko aho babiri bateraniye Imana irabasanga. Njye nawe turahagije ku byo twasenga isengesho rikagera ku Mana, kandi Imana yavuze ngo abasenga bizeye izabaha, abasenga bizeye bagasaba mu izina ry'umwana wayo. Na Yesu yaravuze nimusaba mu izina ryanjye muzahabwa. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana ishobora byose, turagushima kuri Imana igira neza, turagushima kuri Imana ibana natwe muri byose, tukaba tugeze uyu munsi tugihumeka. Turagushima ko warinze imiryango yacu, turagushima ku byiza byose washyize mu buzima bwacu n'imigisha. Mana, niba itaragenze neza turabizi ko wabyitegereje, uzi impamvu. Mana, ntabwo duhangayitse kuko ibyo tugusaba tutarabibona. Turabyizeye ko imigambi dufite ari iyo kutugirira neza. Mana, turabizi ko uri Imana idukunda. Turagira ngo udufashe, utukureho umwuka w'ubwoba no guhangayika, utuma dutekereza ko ubuzima buturangiye, utuma dutekereza ko ubuzima butari kugenda neza, ntitubashe no kubona n'imigisha wasize mu buzima bwacu. Mana, ukomeze uduhe icyerekezo cyo kugendamo tugusanga, kandi tweze mwuka wawe atuyobore buri ntambwe dutera tugusanga. Adukomeze, aturinde imitego y'umwanzi, aduhe ubwenge bwo kubasha guhitamo neza, dukore amahitamo abereye amaso yawe kandi abereye ubuzima bwacu. Mana, ongera uhereze umugisha wawe Mana, uduhereze umugisha mu maso y'isi yose Mana. Abantu batureba bamenye ko turi ubwoko bwawe, bamenye ko tugendana nawe Mana. Izina ryawe rikomeze rizamurwe, rishimwe. Waravuze ngo abana bawe ubaha umugisha. Mana, duhereze umugisha mu izina rya Yesu. Mana, turinde ibitugwishe, turinde imyuka mibi mu izina rya Yesu. Mana, ndagira ngo ukomeze utuyobore intambwe ntidutsikire. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.